Ngiye kubasangiza inkuru yabaye hano umwaka ushize i Nairobi, inkora ku mutima uburyo abagabo babiri batari ku rwego rumwe byarangiye babaye inshuti. Uyu dutangiranye ni umuyobozi ukuriye isuku mu mujyi wa Nairobi, akaba yitwa Geoffrey Musiliya, akaba ari umujamu ugwa neza bya tari. Nk'uko bisanzwe bari bari mu masuku atungurwa no gusanga umuntu wubatse mu giti ukibamo. Yabajije abantu nimba uwo muntu bamuzi ngo bamumuzanire, ariko birangira bazanye utari we. Yari yorubatse hagati y'amahighway abiri ajya mu mujyi neza w'ubucuruzi. Ashobora kuba yaragize ubwoba yenda ko bamufunga. Uyu murara bari bazanye rero basanze atari we, batangira bati uwuhaba turamuzi ntabwo ari uwo. Arababwira ati none mumubwira aze nta kibazo, nzagaruka ejo tubonane. Iyi akaba ari inkuru niboneye kuko hano imbere y'ibagiro rya Bama. Nanjye uko nahacaga buri munsi narayikurikiranaga iyi nkuru, nifuzaga kumenya uko izarangira, ariko numvaga nanjye bazamufunga. Umuntu ukuriye isuku mu mujyi wa Nairobi ariko gushaka warubatse ibintu nk'ibi mu mujyi. Ati mumubwire aze, aba muri avoidable housing tumuhe affordable housing. Abantu bagaseka ngo ubwo wasanga afitemo n'umugore. Ntabatindiye Jama yaje kwiyerekana kuko n'ubundi nta kundi byari kurangira, niho yabaga ntabwo ari gukomeza kwishahisha ngo ikiba kibe. Ubwo icyo gihe bahura, urabona uyu wabaga muri kiriya cyaro uko we yasaga, urabona n'uyu muyobozi uko yasaga, ntabwo wakwizera ko baje kuba inshuti nyuma. Uko yabikekaga siko yamwakiriye neza, ahubwo aramubwira ati gira icyo usaba perezida, umusabe inzu yo kubamo. Nibwo yatangiye nyine kuvuga ati perezida nanjye mwandemera. Ati ubu buzima nisanzemo bwo gucanganyikirwa, ati sinjye wabihisemo. Geoffrey n'ubundi nk'umuntu usanzwe agira impuhwe, yaravuze ati tugende nkugurire ikigorofani cya mokokoteri ujye ucungaho imizigo ube wifashisha. Iyi nkuru nkaba narayikuye kuri TikTok yitwa Geoffrey Musiliya, wajya ukayibona yose n'izindi agenda akorera abantu. Nuko akomeza kumubaza birirwanya umunsi wose ati wese ugira ababyeyi n'iki. Ubwo kuri ya mokokoteri ye bandikaho izina ya Musiliya na Truman, ariho yamwita izina, amwita Truman. Nawe wagenda ukabona iyi nkuru kuri TikTok yitwa Truman. Akaba ari izina yiswe n'uyu muyobozi. Rero tudatinze kumejeje kumushakira akazi, aza no kugera ku rwego asigaye acuruza amamodoka. Noneho ubu ngubu iyi ni inkuru y'ubu, byandi byari by'umwaka ushize, asigaye ari umukire acuruza imodoka. Ari kuvuga ati ndagushimira ibyo wankoreye byose, dore urwego ngezeho niwe ndabigukesha kabisa, ndagushimiye. Ati ubwo igisigaye ni uko ugomba gushaka n'umugore. Ati yego ati nzamushaka. Reba ukuntu yubaha abantu, ntabwo yigeze amwogoshesha dread ze, yarazimurekeye. Rero reka ntangire nsobanura ijambo kurinde. Ukuntu baba batebye byarangiye babaye inshuti. Ati fungura dread bazibona ubundi. Ati wowe urashaka kwica akazi? Ati hoya sinakwica akazi. Ati none izo dread wazimeshemo? Ati nzimesemo buri munsi. Ati noneho muri iyi minsi usigaye urara mu nzu? Ati cyane. Ati ariko reka mbanze mbike telefone atayinyiba. Ati usigaye noneho utunze fone? Ati kandi nta fone wagiraga? Ati cyane. Ati nose hari umujura wibundi ngo batayikwiba? Ati ndashimira bya hatari. Ati atari kujya uca kuri wa muhanda wa Jog Road ngo urebe? Ati ndahaca buri gihe nkahareba. Ati abantu ubu babiramenye noneho kuri umukire, ngaho twereka imodoka ucuruza noneho turebe. Ati bari kuyicuruza miliyoni 20 n'igice, ubwo ni nka miliyoni 200 z'amanyarwanda. Ati iyo modoka yawivuye mu mashashi. Ati ngaho ujyamo tuyitesitinge turebe. Guys, murabona ariko icyo ubugira neza bukora ni ikintu ashaka kubereka. Iyi nkuru yankoze ku mutima byatari nyibona umwaka ushize, nkazajya nyikurikirana ko sinamenye uko yaje kurangira. Ibi nabibonye kuri TikTok ya Geoffrey Musiliya, ni umujamu ugwa neza, afite utundi tuntu twiza baragiye akora man. Nyine abayobozi nk'aba wallahi baba bakwiye shout out, respect. Ni umujamu ukiri mutoya, bajya banasohoka bakajya kwinywera akantu, so bamenya ko yari wa wundi yafashaga agenda n'ibirenge n'iki. Yankoze ku mutima. Ikindi ni inkuru ishimishije nyine uburyo ushobora gufata umuntu ukuboko kandi ukamuzamura akaba umuntu wa danje, cyane ko aba banyakenya benshi baba barize. Ushobora no guhura n'umuntu usabiriza gutya, wamukura muri ubwo buzima,
yareka cyangwa ibiyobyabwenge ukamujyana ugahita aba nk'umuganga akavura tu. Nicyo cyiza cyo kwiga baba bababwira ku buryo n'uwagufasha nyine waba uri wa muntu wizera. Urabona uyu mujama ni ibintu byamworoheye. Naho kuba atarakuyeho dread nanjye najyaga mbyibaza, ni ukuvuga hano nyine buri muntu yubaha umuco we. Hari n'abapeti njya mbona baziga na primaire wallahi b'abahungu ya kubaha. Ushaka kureba iyi story wajya kuri TikTok account yabo yitwa Geoffrey Musiria, cyangwa kuri account ya Trimani yitwa Trimani Kenya, gutyo tu. Burya kuba ari inkuru biratoba, ariko nyine ni inkuru yanshimishije man, ishimishije burya nyine umuntu yaje kuvamo hano ibintu by'amashyari. Nubona umuntu ari hasi wumve nyine n'ubundi ko wakomeza kumukandagira hasi, ushobora kumufasha nawe yazagufasha imbere. Rihiva basiga bicarana mu modoka, umwe hari yamusuye ku kazi ke, ari kugenda amubwira ati umva tubaze boss wallahi nzira amasaha ku gihe, ntabwo njya nkora amakosa nditwararika Geoffrey, hano navuye ni kure. Tereka turebe n'izi zindi ziri hanze nshya ucuruza. Geoffrey Musiria nyine ni umusitari, ni umuyobozi ariko akaba n'umusitari uzi gukoresha ikintu bita platform na communication, ibintu byo kwiyamamaza. Arazwi, uzi ko azwi kurusha perezida wallahi, ariko ni umwana mwiza tu. Umwana mwiza ari kumwereka andi mamodoka acuruza. Urumva asigaye afite aho aba, asigaye afite akazi. Cya giti nsigaye ncaho nyine nkabona nacyo banza baragitemye. Ntabwo nkikibona n'ubundi kari agati katakoze, nimba ari uyu mujama uri warakaryamiye ntigakure, ariko kari agati kari aho barabitemye bateyemo ibindi byiza. Icyo gihe bari mu masuku y'umujyi bari kuhasukura, bakorera isuku nka rimwe mu kwezi, bakazongera hakandura, bakongera bakazana ibimashini bikongera bigakoraho wa mwanda. Ubwo bakora amasuku ya buri munsi nk'iwacu. Ngayo nguko story ya Trimani na Geoffrey Musiria byarangiye babaye abavandimwe. Bafatana amafoto menshi, bajyana ahantu hose, basiga bakorana wallahi, ni ibintu nakunze.